Kipe ya APR ngira ngo kubiganiraho uburyo atwaye igikombe byari bizwi kuva ku ikipe ya Rayon Sport yatangira gutakaza match Muhanga. Ikimenyetso cyagaragaye ko ikipe ya APR izaba ya mbere makipe ya hano mu Rwanda. Byaragaragaraga kubera ko hagiyemo difference y'amanota 8 birinda nyine bigera kuri journée ya 31 ikipe ya Rayon Sport itarabasha gukuramo iyo difference y'amanota kugeza ubwo nyine ubara ejo bundi rero kuwa gatanu ubwo ikipe ya Rayon Sport inganyije na goli n'igitego kimwe kuri kimwe nibwo APR yize kwitwaye igikombe cya championnat, ariko bishimangirwa cyane na resultat y'ikipe ya Kiyovu Sport nayo yanganyije umukino wayo n'ikipe ya AS Muhanga. Nubundi APR yagiye gukina ku cyumweru ibizi neza ko yamaze gutwara igikombe cya championnat, ibizi neza ko ariyo kipe iyoboye izindi kipe za hano mu Rwanda yitwaye neza rero kaba inahagaze ku mwanya wa kabiri nyuma y'ikipe ya Al Hilal. Byumvikana neza ko nubundi APR nubundi zasoza ku mwanya wa kabiri no mata ikizava muri resultat y'umunsi wa nyuma wa championnat. Icyo rero kwishimira nuko ikipe izasohoka ihagararira u Rwanda mikino ya CAF Champions League. Ngira ngo ni kimwe mu byo abakunzi ba APR bagomba guserebra. Ibindi bagomba guserebra no kureba nyine uko ikipe yabisoje championnat, bakarebera hamwe uko umwaka wagenze, abakinnyi barekurwa bakarekurwa, abongerwamo bakongerwamo kugira ngo ikipe yitegure ku ruhando mpuzamahanga. Ariko ni boost ikomeye nanone ya morale gutsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3-0 byongera gutuma APR yitegura, ndetse n'umutoza Taleb wenda turaza kubigarukaho mu nkuru. Ariko nubundi Taleb yahaye abakunzi ba APR rendez-vous. Ngira ngo APR ndi deal ikomeye bafite niyo gutwara igikombe cya mahoro batsinze Rayon Sport bakabona nyine uburyo none baserebura umwaka wabo neza. Ari nayo mpamvu ku munsi w'ejo abantu bose bari bategereje ko ikipe ya APR ihita haba ibirori byo kuyiha igikombe cya championnat nkuko byagenze ku ikipe ya Al Hilal, nkuko bisanzwe ikipe nyine maze kwegukana championnat. Amakuru namenye nuko ubuyobozi bwa APR bwasabye ko ibirori byazabera rimwe kuri finali y'igikombe cy'amahoro. Ahangaha bo barifuza ko bamaze kubara ko igikombe cy'amahoro nacyo kigomba kuzasanga ibindi bigasanga iki gikombe cya 7 cya championnat ikipe ya APR yegukanye yikurikiranya. Ariko se umutoza Taleb we aratangaza iki nyuma y'uriya mukino ku munsi w'ejo batsindaga ikipe ya Rutsiro? Congratulations to my president, my final together. Ndashimira abayobozi banjye, abakinnyi, abafana n'umuryango mugari wa APR FC. Twese ubu kigiye gukurikiraho tugiye kwibanda ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Ubu shampiyona yabaye amateka, ubu igikurikiyeho ni igikombe cy'amahoro kandi turi kumwe n'Imana. Urumva twagombaga gutegereza umukino wa Kiyovu Sport kuwa gatandatu. Iyo Kiyovu Sport itsinda ari gusigara mu munota 6. Uyu munsi rero nta kosa twari gukora, twari mu mukino kandi twanarebye Kiyovu Sport inganya. Icyo nashyize mu mutwe abakinnyi banjye nuko bagomba gutsinda. Ntabwo nkunda abantu baza hano baje kuruhuka. Rugaju wa n'umutoza Taleb ku munsi w'ejo nyuma yo gutsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3-0 ahita ararikira abakunzi b'ikipe ya APR kuzaza kuri finali y'igikombe cy'amahoro kuko nacyo ni igikombe bakeneye. Baragikeneye cyane ko bazakina n'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe rero bahora bahanganye iteka. Ikindi gituma bagikenera cyane nuko mu by'ukuri icya championnat kubera ibintu byajemo bya BK Pro League Champions na BK Pro League National Champion, hari ukuntu bisa naho byagiye bivanga abantu. Gusa muri rusange ni na match batekereza yuko igomba guhita ica intege Rayon Sport mu buryo bwuzuye, kuko uburyo bwiza bwo gutuma ikipe ya Rayon Sport idatangira sezitaha neza no kuyitsinda kuri finale ya Peace Cup, kubera yuko bahita babara yuko haratangira hazamo ikibazo. Abafana bakweshoninga ubuyobozi bwabo, abafana bakweshoninga imitoreze y'ikipe yabo,
abafana bakweshoninga abakinnyi babo. Rayon Sport impinduka zirihuta cyane, ako kantu irabitejemo rero kasambaratika, ibi bizi neza yuko ari nako gukapitaliza cyangwa se kubakiraho umwaka utaha n'ubundi mu gihe bazaba bahangana na Rayon Sport. Baba banabizi yuko irabatsinze igatwara icyo gikombe, iyo boost, izo mbaraga iri bugire ziraza gutuma igira Amerika ifite imbaraga nyinshi cyane, ndetse inatangira umwaka utaha ifite imbaraga nyinshi cyane. So muri rusange biraba ari match ikomeye muri iyi weekend. Gusa wenda kimwe mu bintu bituma APR itarahabwa igikombe, amakuru nabashije kumenya nuko batumye igikombe mu gihugu cy'Ubutaliyani, kikaba ari igikombe cyiza gihenze, nahoze numva rwose yuko kihagaze n'agaciro kari hejuru cyane, hafi ngo mu 30 by'amadolari, kikazaba ngo ari igikombe rero bagiye kuzana ngo kizaba rwose atari ibi bisanzwe nyine Finally Rwanda Premier League igiye gusohora igikombe cy'umwimerere cya champion. Amakuru rwose numvisha bavugaga ngo ni igikombe kizaba nyine ari kidesigninze ku buryo kizaba ari igikombe gifite ishusho nibuka Rwanda Premier League press conference ya mbere muri imwe muri hoteli hano hafi za Remera, bavuze ko bari gupanga uburyo hagomba kujya igikombe cya champion, ku buryo n'ujya unagisanga giteretse ahantu uzajya uvuga iki ni igikombe cya Rwanda Premier League. Nibyo rero ngo bakoze, ngo bagitumye mu Butaliyani, kikaba rero kiri mu nzira kiza, ariko ngo kizaba ari igikombe rwose kimeze neza, atari bimwe naguciye mu ijambo bimwe nakubwiraga ejo cyari gutangwa bagatanga igikombe kitari icyo ngicyo kiri gukorwa. Ibirori byari kuba ahubwo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu muri seremoni zo guhemba abakinnyi, APR igashyikirizwa igikombe cya OG kiri gukorwa. Ariko ejo APR niyo yisabiye ko babisunika bikazabera rimwe. Iriya mihango rwose yari kubeje ibirori byari kuba. Arumva rero na mahoro, ni byiza, ntacyo birica ku bafana ba APR. Igikombe baragitwaye, igikombe bazagishyikirizwa, ntabwo ari bya bikombe byabaga bifite imifuniko ihita ivaho, ni igikombe pasibi byo muri Joakari byo muri terera hejuru, umuntu akaza akagura igikombe cy'ibihumbi 300 akagiye ikipe ngo ni icya shampiyona. Byo baratugiye kugira igikombe kizwi, ishusho izabizwi ku buryo uzajya wica nka kuri icya Champions League cyangwa cy'isi, ukabuza ngo ikipe yanjye izahabwa iki gikombe uyu mwaka, yanagisubirana igahabwa n'undi igisa nacyo n'ikindi bisa ku buryo unabibonye ahantu biteretse wenda ari 10 mu myaka 10 iri imbere uzajya uvuga ngo iki ni igikombe cya shampiyona y'u Rwanda. Ibyo ni byiza rero. Reka turebe uko bizagenda kuri iyi match yo kwa gatandatu. Amwe mu makuru ahari kuri APR nuko Claude azaba yabonetse. Nagerageje kuganira n'abakinnyi ba APR match irangiye, Claude nawe yarahara ariko sinabashije kumubona. Mwo twaganire bambwiye yuko Claude azaba ari hatari rwose, azaba twika ari umuriro. Hanyuma umukinnyi wundi wagizemo akanoke twaje kuvugana nyuma ya match ni Kagege, yambwiye atoya nababaye gatoya ariko yahise asubira mu kibuga, hatimeze neza, ngewe kuri finale nzaba ndi urwembe. Yusuf Dauda nta kibazo afite, arahari, byari icyemezo gusa cy'abatoza kugira ngo adakoreshwa wenda kuri iyi match kugira ngo bamutegure kuri match ya finale. Muri rusange APR abakinnyi bayo barahari bose, Rayon Sport bose barahari usibye Richard ufite amakarita yarujuje 3 ngira ngo abantu barabimenye. Ubwo ibindi iki cyumweru cya derby kigiye kuba gishyushye, kigiye kuba ari icyumweru navuga ngo kirimo amagambo menshi cyane. Nabonye AI yatangiye gukora akazi, bagenda bafata abakinnyi n'abatoza bakavuga, ngira ngo muri kubibona za Rayon APR ziri kubikora kuri social media zabo. Biraryoshye, bimeze neza. Mu kibuga naho ndatekereza ko bizaba biryoshye cyane. Nagize umwanya wo kuganira n'abantu muri Rayon Sport nyuma ya match ya APR, coaching staff ya Rayon abo twashoboye kubonana bariteguye cyane. Bo baranavuga bati buriya ntabwo gutsinda APR ngo bazanayitsinda ibitego byinshi. Arambwiye bati tuzayitsinda igitego kimwe ku busa, kibabaza kurusha byinshi. Ati mpamvu tuzayitsinda kimwe ku busa nuko yidafite ubushobozi bwo kutubonamo igitego. Barambwiraga bati twakina imyaka 2000, ati ariko igitego APR ati kuri buriya busatirizi bwayo bateranyaga imyaka ya Watarani ya Togwimere, bakambwira ati ku myaka 60 bifitiye irenga, ati abangaba nta kintu badutwara. Bati rero twebwe ni kimwe cy'ingusho
ikayoberwa uko bigenze match gasozwa None se ariko Rugaju. APR igaseka cyane ikavuga ati shaho mwibagirwa vuba atwaguteye bine still arahari. APR izigamye ibitego 19 muri shampiyona. Rayon Sport izigamye ibitego 8. Ubwo sindebye ibyo bose binjije muri rusange. Wataha niwe top scorer ubu ngubu uyoboye abandi. Rayon Sport muri Rayon. Niwemera umuntu utsinda. Abati Watara tukuva yaza se yadutsinze ibitego byinshi twayadutsinze kimwe nabwo atari gahunda yabanje kuganirwaho uwo bita Watara ngo bamubwiye yuko ari uruhande bari babayishuriye tactique bamubwiye bati uyu musore witwa Bugingo Hakim arazamuka cyane rero mugerageze cyane. Wari umukino mu by'ukuri tuzagarukaho muri iki cyumweru iminsi irahari gatoya abakunzi ba Rayon Sport kuva kuri match ya Marine. Yego. Match ya Marine hari indi match yaciyemo hagati match ya Gorilla. Gorilla bakinnye igikombe cy'amahoro na shampiyona. Gorilla inshuro ebyiri na Marine. Abakunzi ba Rayon Sport bishimira uburyo bw'imikinire y'ikipe yabo. Baravuga bati nubwo izi match tutazitsinze tukanganya 0-0 tukanganya kimwe kuri kimwe Marine tukayitsinda at least tushe hari ingingo turimo turayibona kandi kuri match iheruka turabona uburyo bw'imikinire kandi match iheruka nanone barongeye kuvuga ko batamwemera onye kuma mutrolinga kuri social media match iheruka ya Gorilla ni iheruka rega ya champion njyabo twari turi kumwe bazi by'umupira buri yagiye utrolingwa n'abafana nyine baba bashaka resultat ariko abafana batarebye biri kubera mu kibuga ariko abafana barezona nyine bazi kuremo urumva sorry nta muntu mutarezona ahubwo icyo nshaka kuvuga hari umufana nyine w'amarangamutima ushaka intsinzi uba wumvise Rugaju we nagabyitayeho Rugangura uko cyakwinjira cyapfa natatu cyapfa natatu hakaba hari undi wanariza ati babubatse bati kibuga akavuga ngo turimo turakina iki hari ikipe yawe tsindwa ukayamaki no mu Bwongereza biraba n'ahandi hose ngo umwamufana ubasha kubona ibiri kuba mu kibuga progress cyangwa wawundi ushobora kubwira ngo nubwo twatsinze ariko ikipe ntigenda abo bafana se no baze baba bahari babwira tareba ati atatu wayabonye ariko se urakina iki urakina ute Eradi yaratsinze atwara igikombe ni beaten baravuga ati hoya ntago tunyuzwe abafana bamukura birukanye umutoza wita Tony Hernandez ari abakabiri muri champion bavuga ati ariko akina igipira cyo hejuru turatsinda kigaba kimwe cyangwa bibiri ariko aradefanda ntago ari mukuri defanda baramwirukana ngo babafana nyine banariza match bakanariza ibibera mu ikipe yabo bakabasha kubyandestanding babanje ushobora kwicaza muri stade bavuga ati mwihangana twatsinzwe ariko turimo turubaka ibintu bini bakabyumva ntago ari n'importe quelle ziratandukanye mu mitoreze nka APR ntabwo itojwe neza Tarebu ni umutoza ukuze kandi gukura si icyaha nta nubwo umuntu wamuhora ko akuze natwe tuzakura ni ibisanzwe ahubwo ni umugisha kuramba ariko iyo uzi ko utagifite imbaraga zikwemerera kugira ibintu runaka ukora ibyiza ni ukugira timu ibigukorera hanyuma noneho ugashyiramo experience yawe bwa buhanga bwa bumenyi ya mitekerereze iri hejuru kurusha abo mukorana ariko ntushobora kuba ufite imyaka hejuru ya 70 nurangiza ngo uzane n'umwungiriza ari nawe ufite ibijyanye na fitness rero y'imyaka hafi 70 ntabwo bishoboka kubera iki kubera ko coaching ni ibice by'ingenzi bijya kuba bitatu icyambere umutoza ni igitekerezo umutoza ni nuko wumva ibintu umutoza nicyo bita understanding ikiramo abantu bita philosophy igena ntekerezo n'ubumenyi ufite ku mupira ubwo bumenyi rero buzamo navuga ngo uduce twinshi cyane ku buryo ugiye kubibreakinga down iyo uri gukora icyo bita gutegura imyitozo ugenda ubicamo ibice uvuga wenda tuzakora gutya mu gihe wenda cy'ukwezi tuzakora gutya muri iki cyumweru tuzaba tugeza aha tuzakora gutya tuzaba tugeza wenda mu minsi 3 uyu munsi tuzaba tugeze kuri ibi ngibi ibyo bintu kugenda ubicamo ibice ukora navuga ngo imyitozo muzakora
icyo ni igitekerezo uba wabyanditse ukabishushanya ukagenda buri kantu kose uko kazagenda. Ibyo ni igice cy'uko ubyumva ku rupapuro ukabikora. Icya kabiri ni igice noneho cyo kugira icyo bita kudemonstra, kwerekana koko ibyo bintu uko ubishaka. Aba bakinnyi baba ari bakuru, iyo berekereye akantu gato bahita bakumva vuba. Niko bigenda. Mutoza araza akabwira nashushanyije ibi bintu ndashaka ko dukora gutya, ibyo ni ibyanditse ku rupapuro, yarangiza we abazi doze iri buze kuba accumulated n'abakinnyi kuri ibyo bintu